idini abantu benshi bayoboka nibabwira ibitangaza. Ntabwo ari ivuga Yesu, ntabwo ari ivuga kwihana ibyaha, oya, ni ibitangaza. No gusengera abantu bakabona imodoka, no gusengera abantu bakajya muri Amerika. Urumva rero Antikristo naza kubwira ati ubu ngubu ni munyoboke ekonomi nayitunganije. Hari abantu benshi bazavuga ati ubundi indi mana dushaka ni iyihe? Indi mana itanga V8 mwayibonye he? Itari iyi ngiyi. Ababwira ati none ngo nibigera mo hagati muri manda y'imyaka 7 abasabe ngo none ubu nigewe mana. Ndetse na wa muyobozi w'idini umanura umuriro arema igishushanyo cy'uwo muyobozi agiye n'ubushobozi bwo kuvuga. Kijye kivuga abantu bose bagitangarira. Iyo ngiyo ni imiyorere n'idini yo mu minsi ya nyuma. Uyu munsi rero tugiye kureba imibereho n'imibanire. Imibereho n'imibanire yo muri iyo minsi ya nyuma. Icyambere mureke tubanze dusome Timoteyo wa 2. Kandi uko tugenda twiga ibi ngibi nimusubira inyuma mugasoma Bibiliya muzajya muyumva kurushaho. Wenda uzakore nk'umwitozo usubira inyuma usome igitabo cya Daniyeli. Uretse kugira ngo igitabo cya Daniyeli ugisome ucyumve neza nuko waba warasubiye mu isomo twatangiriyeho kabanza ukamenya ziriya nyamaswa zisimburana icyo zivuga. Ubwami bwa Babuloni, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abaroma, nyuma n'ubundi n'ubwo bwa Antikristo buzaza nyuma bw'agahembe kavuga ibihambaye. Bibiliya ihita yoroha kuyumva. Timoteyo wa 2 mwahageze ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Aya magambo niyo natoranijemo, ariko abanditse bose Petero abivugaho, Yuda abivugaho, Yohana abivugaho, ariko natoranije iki cyo muri Timoteyo gusa kugira ngo tubone aho duhera. Aravuga ngo kuva ku murongo wa 1 ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Nubwo ekonomi izaba imeze neza, ariko bizaba ari ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imibereho n'imibanire yo mu minsi ya nyuma. Reka dusome n'ikindi gice. Uri ibintu byose nushaka kumva ukuri kwabyo ujye wumva ibyo Yesu yavuze. Matayo 24. Matayo 24 umurongo w'9 kugeza wa 25. Aravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire mu misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itaragabanijweho yajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore ndibabwiye
bitari byawe. Haleluya. Icya mbere murabona nuko ibi tumaze iminsi twiga Yesu we yabishyize mu magambo magufi make cyane. Abigishwa baramumaje batari ko gusenyuka kwa Yerusalemu kuzamera gute. Noneho afata ibintu bibiri arabitondekanya, hari igihe ubuhanuzi buhisha ubundi. Ababwira gusenyuka kwa Yerusalemu kwabaye muri 70 nyuma ya Yesu, ubwo umujenerali w'umuroma witwaga Tito cyangwa Titus cyangwa Titus, umukilatini ni Titus, yashenye Yerusalemu arayitwika ayishyira hasi, yica abayuda, ubwoko bwa Isirayeli arabusiba burundu. Isirayeli yongeye kubaho mu 1948 nyuma y'itsembabwoko ry'abayahudi ryakozwe na Hitler. Ubundi hagati aho ngaho kuva Titus ashenye Isirayeli ntabwo yongeye kubaho kugeza icyo gihe muri 48. Ariko bimwe mu byo avuga biri muri ibyo bizaba nyuma, kuko muri icyo gihe Antikristo nashyira ikizira ahera. Bigaragara yuko centre ya spiritualité n'ubundi zagaruka i Yerusalemu. Urusengero rwaho bazubaka niho bazashinga icyo gishushanyo cya Antikristo wahindutse Imana. By the way, ntabwo azaba yitwa Antikristo, ni Bibiliya imwita gutyo. Azaba afite izina rye, wenda azaba yitwa Jeremiah Paul. Ntabwo azaba yitwa Antikristo, twe tumwita Antikristo, ariko ntabwo azaba yitwa Antikristo. Gusa ibyo azakora bizaba birwanya Kristo. Muranyumva neza? Kwari igihe uburyo abantu bakoresha amagambo butuma abantu batumva ibintu neza, bakibwira ngo uwo muyobozi ngo ikizamukubwira ngo azaza yitwa Antikristo. Reka da, azaza anasenga, azaba asenga. Nta nubwo bingora kubyumva. Uzi ukuntu abapagani benshi basenga. Azaza asenga nk'abandi bapagani bose. Azaba afite n'idini, afite n'umuyobozi w'idini umwamamaza, azaba asenga. Ariko muri uko gusenga kwe bizaba ari amacenga. Muzasome muri Daniyeli, bazavuga ngo azaba ari umuntu w'indyarya, ufite n'umuyobozi w'idini yitoranije. Buriya hari ibintu muzumva, kandi uyu nguyu uzayobora isi, ibyo abanditsi benshi bavuga ndabyemera. Azava muri bariya wenda baba Illuminati cyangwa n'abandi, kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, bariya abantu ntibajya batoranya umuntu w'umuswa. Nta muswa ujya uba Illuminati. Muzasome ibitabo ariko mujye mujijuka. Nta muswa bajya barukrita. Oya, umuntu utarize ntibamurokrita, udafite niviri hejuru ntibamurokrita. Bashaka umuntu uzi ubwenge usobanutse. Kandi icya kabiri, barukrita no mu banyamadini. Yewe iyo bibabwira, abantu bamwe bakunda no kwandika bakagira gute, nkabwira nariko yewe nakoranye n'umukongomani yabaga muri zo za secte mystique. Yahoraga ndokrita, nari nkiri umusore, nari ntaranashaka. Yahoraga ndokrita, akambwira ati Antoine, iyo ndebye ukuntu uvuga, nkareba ukuntu wigisha mu ishuri, nkabona nari préfet des études mu kigo, nkabona ukuntu tworuganiza ukadushyira ku murongo, ati wavamo kabisa umugarametre. Nabwira nti Yesu yarangije kundokrita, byararangiye. Ariko niyo wajyaga akambwira ati rega, ntabwo twebwe ibya Yesu tubirwanya, ati kuko n'abanyamadini bamwe turi kumwe. So urumva rero, igihe abantu bazajya hamwe bagatoranya umuyobozi nk'uwo nguwo, bakaniyaranja no mu by'idini. Burya rero by'idini rega hari ubwo no hejuru muri politike biyaranja bagatora uwo bashaka. So bakavuga ati papa cyangwa se sinzi uko iyo dini izabikoze, umuyobozi uzayobora interfaith, iyi dini ihuriweho n'amadini yose avuga Imana ariko hatarimo Yesu. Ngo narabibabwiye, ikibazo burya Yesu ateza ibibazo. Nawe yajyaga abyivugira akabatereka, ntabwo naje kuzana amahoro, naza kuzana inkota no guteza ibibazo. Ati baza na Simeon amuhanura, we aravuga ngo uyu nguyu bazamugira impaka, bazajya impaka kubwe. Buriya rero hari igihe twicara mu nama z'abanyamadini zimwe na zimwe tuba twagiyemo ku rwego mpuzamahanga, bavuga ati mu byo muvuga byose ntimuvuge Yesu, kuko Yesu ateza ibibazo. Kandi rega burya koko Yesu ateza ibibazo. Niyo yaje mu buzima bwawe ateza ibibazo. Uba wikundiraga ibyaha, yazagabwira ati rero tubyumve kimwe. Niba wanyakiriye nk'umwami, yewe ntabwo ndi perezida. Burya umwami atandukanye na perezida. Perezida baramutora, we umwami we niyaje
nta demokarasi akoresha teokarasi. Ibyawe byose araza akabitegeka, azakubwira ati ubu rero ubwo wemeye ko ndi umwami wawe, ndahera kuri wowe, ndagutegeka, uzajya urya, ariko hari n'igihe nzakubwira ngo wiyirize. Urabyemeye? Turi umwami, ukajyamo. Kandi guhera uyu munsi wa musore we, ibyo gukabakaba abakobwa no gusambana wajya gukora ntibirimo. Ariko se ubwo nzabaho nta n'akabizu? Ati niko bimeze iwanjye, nta na bizu. We ni umwami. Akaza ati rero tunabyumve kimwe, amafaranga yawe sa yawe, uzajya utanga icya 10, kandi nibagira n'ibindi bakora ugomba kwitanga, kuko nanjye narakwitangiye, ndi umwami. Abantu benshi burya Yesu abateza ibibazo. Yesu ateza problem, kuko we aza ari umwami. Iyo ushatse ko aba perezida ntagukundira. Iwe seta prendre roires, yaravuze ngo utari ku ruhande rwanjye ubwo yemeye kuba umwanzi wanjye. Uwo tudafatanya ubwo arasandaza, uwo tutarundanya hamwe ubwo we iskataringa arasandaza. Reka mbabwire uyu mugoroba uhitemo Yesu wawe. Hari abantu bafite Yesu utari we. Hari abantu bafite Yesu umeze nka kope. Hari abantu bikorera ibyo bashaka kandi Yesu abareba. Namwe mwicayemo hano, ni nacyo kibazo mfite nka pastori w'Iremera. Mujye mureka mbakosore. Hari abantu bigendera uko bashaka, bakibagirwa ko Yesu ari umwami, bakibagirwa ko Yesu aba hose no mu mwijima habona. Ariko uzi kugira umwami udahumbya. Abanyarwanda baravuga ngo ijisho ridahuga ngo ntirihaka. Irya Yesu ryo rihora rikanuye, vigilant. Kora byose bagwefterese ubwira ngo wamungira hehe. Zaburi 139 Dawidi aravuga ngo niyo najya inyuma y'inyanja ngo namuhungira hehe, ukuboko kwe kwahamfatira. Hari abantu bafite Yesu w'igice, basiga hano mu rusengero, bagera mu mwijima hariya bakikorera ibyo bashaka. Uwo Yesu mufite ntabwo ari we. Mwe mubizi, iyo Yesu yaje aza nk'umucunguzi kandi akaza nk'umwami. Niyo mpamvu iteka ryose rirateza ibibazo. Ariko reka twigarukire kuri iyi mibereho yo mu minsi ya nyuma. Icya mbere twabonye ko hazaba ari ubuyobozi bumwe. Icya kabiri hazaba ariho n'idini imwe. Ariko iyi dini izaba iriho nk'uko twabibonye ubushize, izaba ari idini y'imihango, ariko idafite Yesu, idafite kwihana ibyaha. Burya rero nuteranya abantu benshi, deja n'uwafata bicayemo hano mu rusengero akavanaho ikintu cyitwa amategeko, kuko nuri antikristo. Paulo yamwandikaho mu Batesaloniki amwita the lawless one, kuvuga ngo amategeko y'Imana azayishyira ku ruhande. Bati ibyo bintu by'amategeko nibyo kubahambira, kandi mwarabibonye ubu ngubu isi niho igana. Isi iraza kavuga ngo amategeko y'Imana nayo kubahambira, ngo Bibiliya ikwiye kwandikwa bakayihuza n'igihe. Iyo rero niyo ntangiriro y'iriya dini itagira amategeko. Uba abantu babatinganye barakubwira ati Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu kivuga yuko gutingana ari ikizira ku Uwiteka, kandi siyanse yagaragaje ko gutingana biri mu maraso. Tugomba kuyisubiramo tukayikosora. Ubwo rero ibyo bikaba biragiye. Noneho haje yindi kura ivuga ngo ariko buriya ngo ibintu by'igitsina gabo n'igitsina gore ngo ntabwo ari divine creation, ntabwo byaremwe n'Imana. Umugabo yemerewe guhinduka akaba umugore, n'umugore yendemewe guhinduka akaba umugabo. Ergo barabikora rwose. Uzumva bimurimo, uwo mudayimoni yamufashe, iburayi uragenda bakaguhindurira, bakakubaga, umugore bakamutera urumone. Ntimurahura n'abagore bo muri transgender, abo bahindutse abagabo, bagutera urumone z'umugabo, ukabona umugore aragenda kabisa. Ariko hamureba ukavuga tumva niba hari igihindu gembe kibaho kwisi. Uzi kubona umuntu w'umugore, kuko isura y'umugore niyo mwabishaka ntibizahinduka. Isura y'umugore kugira ngo uzamuhindure umugabo, ukabona umugore aragenda ingendo ye ukabona ni umugore, ariko yavuga ikijwe ukumva ni umugabo, kandi ukabona mbese aragerageza kuba umugabo ariko si we. Ntuzabona umugabo rero wabaye umugore we, ni akaga. Buriya hari ibintu byinshi
gukuraho amategeko y'Imana buhoro buhoro ukagenda. Ikivamo n'iki? Iyo wakuyeho amategeko urangiriza mu kajagari. Niyo mpamvu ba Pawulo barandika, na Yesu yarabivuze, n'abandi bose bakavuga ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya. Ngo icyo gihe abantu bazaba bikunda, ngo abantu bazaba bakunda impiya, ngo abantu bazaba bakunda ibibanezeza, ariko badakunda Imana kandi badakundana. Kuko buriya gukundana nicyo kintu kirushya kibaho mu buzima. Ubundi biranyoroheye cyane gukunda abakunditse. Izo ni standard zisi. Na Yesu yajyaga avuga ati, niba muguriza bazabishyura, mutandukaniye n'abapagani. Ibyo ngibyo n'abakoresha bikoro barabikora. Buriya rero mu isi ikosa tujya dukora, hari abantu bamwe njya mbibona no mu buyobozi, niba mutabyumva kimwe ntabwo uzaba kuri timu ye. Ariko ntabwo ari system ya Yesu. Kuko system ya Yesu iri integrative. Icungwa no gukunda, ugakunda nabo mutabyumva kimwe, ukanabashakira umwanya, kuko Imana yabashyize ku isi. Ariko muri iriya minsi ya nyuma, burya ni nabyo Hitler bagerageje gukora. Yaravuga ngo ya genda shaka ubwoko busobanutse. Mu basomye teori za Hitler, yashakaga ibyo bitaga race aryenne pure, abasore beza barebare bafite n'imisatsi imwe y'imihondo bita blond, race aryenne. Mbese babantu abamugaye bose, abadafite imbaraga bose, babandi b'abanyakavuyo bose bagomba kuba eliminated. Nta mayibobo zagombaga kubaho mu gihe cya Hitler. Iyo ashobora kugarura isi, yari kubereka uko Antikristo azabigenza. Abantu b'injati bose badasobanutse bagombaga kuvamo. Hari abantu ubona bari aho gusabo. Bingibi buriya muzarebe, burya muri Holocaust, muri kuriya kwica abantu mu gihe cya Hitler, hari amoko yagombaga kuvaho, harimo n'abirabura. Muri 36 muri Jeux Olympiques zabereye mu Budage, witwa Jesse Owen yatwaye medaille d'or. Hitler yanga kumukora mu ntoki. Ntabwo yagomba gukora mu ntoki z'abashinzi. Muzabisome muzabibona mu mateka, ni ibintu biriho, niyo foto irahari. Bikubwira ngo iyo umuntu yakuyeho amategeko y'Imana, agaciro k'umuntu nako karagabanuka, uhinduka igikoresho. Niyo mpamvu mujya mubyitondera, kubera yuko hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragara. Pawulo akavuga ngo muri iyo minsi, kuko abantu nta musaraba wa Yesu uzaba uriho, uburyo niwe uduha agaciro kangana. Ibintu bibiri biduha agaciro kangana: icya mbere ni uko Imana yaturemye mu ishusho yayo, icya kabiri ni uko twese Yesu yadupfiriye, biraturinganiza. Icya gatatu cyo wenda sinakiza, ni uko twese tuzapfa, ibyo bitugira abantu, sibyo? Ariko imibereho n'imibanire mu minsi ya nyuma, icya mbere kizaba ari igihe cy'ibyaha. Harimo benshi bakunda gufata note. Kizaba ari igihe cy'ibyaha no kugenda mu bwigomeke ku Mana, kuko iteka ryose nuvanamo Yesu ukavanamo umusaraba. Reka mbibereke, ubundi ukuyemo Yesu ugakuramo n'umusaraba, nta mpamvu yo kuba umukristo. Kuko jewe ikimpambira kigatuma nkunda Imana ni ukwibuka ko Yesu yampfiriye. Igituma ntanga icya 10 nkatanga amaturo n'ibindi, nuko mvuga ngo ni nka kwa kundi tujya turirimba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni by'uwo mucunguzi. Iki gihe tuzaba turimo, iriya dini nimara kujyaho igahakana amategeko y'Imana, igakuramo Yesu, igakuramo umusaraba, hazasigara akajagari. Icyo gihe abantu bazaba ari igihe cyo kwigendera mu byaha uko bashaka. Icya kabiri, Pawulo abivuga neza, akavuga ngo icyo gihe abantu bazaba bakunda ibibanezeza, kuko buriya amategeko y'Imana yavuyeho, urinezeza kabisa. Ngo umugabo umwe yashakaga kurya imbuto, abona zirimo inyo, asatuye urwa kabiri abona harimo inyo, azimya amatara aririra. Iyo uvanyemo umucyo w'ijambo ry'Imana, ibyaha byose biremerwa. Niyo mpamvu nusoma muri Petero, ugasoma muri Yohana, ugasoma mu bya Pawulo, ugasoma ibya Yuda, ugasoma n'ibyo Yesu yavuze, ugasoma muri Danieli, icyo gihe kizaba ari igihe cyo kwinezeza, kuko nta mategeko y'Imana azaba ariho.
umuntu azasambana uko ashaka, anywa uko ashaka, agenda uko ashaka, kubera ko icyo gihe nta mategeko azaba ariho, abantu bazaba ari ibigande, they will be lawless. Uko Pawulo yanditse ni nako Yesu yavuze. Icya gatatu, kubera izo mpamvu umuntu wese uzibeshya akavuga Yesu, umuntu wese uzibeshya akavuga iby'agakiza n'ibyo kwihana ibyaha azatotezwa, kuko azaba yica umunezero w'abari mu isi. Muzarebe musome hariya muri Matayo 24:9 aravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Aba bantu bavuga Yesu twaranamukuyeho barimo barica umunezero, aba bantu bazana ibintu ngo by'agakiza no kwihana ibyaha barimo baratubangamira. Ariko urabona ukuntu abarokore babangamira abantu, ntabwo urabona ahantu wicara noneho bakakubangamira kugira ngo we kubabangamira. Wicara ibintu nk'ibirokore nk'ibi ngibi ngo biba bikora icyaha. Umugabo yigeze gusanga ndimo kubwiriza ahantu mu rugo, ariko ni kera, ntabwo ari ubu ngubu, ndashaje, abantu basigaye banyubaha. Icyo gihe nari nkiri umusore, ariko nkiri umusore nasakuzaga kurusha ubu ngubu. Ubwo nabaye polished, ubu ngubu ngerageza gushyira mu gaciro. Ariko icyo gihe nari mfite aside mu kanwa. Ibyaha byari ibyaha byo kuca iruhande. Hanyuma rero umugabo araza asanga arimo ndavuga ubutumwa, yanyeretse uko bizagenda muri icyo gihe. Uzi wa muntu winjira mu nzu ukabona abantu bose bahise bamuha icyubahiro. Yari yambaye shene ya zahabu, ufite n'amagurumete ku maboko, nimba muzi gurumete icyo ari cyo, bya bintu bya bracelets bambara ku maboko, yambaye rwose ku buryo nawe yagendaga arafite n'agafunguzo k'imodoka ya Mercedes, yagendaga azunguza gutya. Hari umuntu winjira nyine ukabona kabisa arahumeka respect. Noneho araza aricara arandeba, nari ndimo kubwira ibya Yesu, ariko nk'abantu nk'abarokore nk'aba ngaba ngo bimbura mu korongo. Numva nashatse kumubwira ngo Yesu yaravuze ngo imaragarita ntimukazijugunyira ingurube. Icyo gihe rero nari mfite ubushizi bw'isoni bukomeye mu kanwa, kari kameze nk'aka Pawulo atarakizwa nawe. Pawulo Imana yamucishijemo uburoso. Iyo Pawulo yabumburaga akanwa, umutambyi yiza kuvuga ati mukubita, ati Imana izagukubita wamvira bike ngo we, ati aramubwira turatuka umutambyi mukuru. Mumbabarire sinari nzi ko ari umutambyi mukuru. Ariko rero ubundi Pawulo iyo najya ku kanwa narakagiraga, ariko ubu karatunganye. Hari uburoso Imana icishaho nyine ukajya witonda. Inshuro nyinshi usobanukirwa uko bizaba bimeze, kuko uwo mugabo yaricaye rwose ashyiramo agasuzuguro kenshi, yumvisha ukuntu twebwe tubuza abantu umunezero, tukabuza kumera neza, tukagira ute, tukazana ibintu bihambira abantu. Ndaruca ndarumira. Hanyuma haciye umwanya ndavuga ati uyu ngiye kumubwiriza. Ndavuga nti cyakora twari dutashye, none nimunyemerere basabira umugisha ntahe na madamu wanjye. Urugo narusengeye isengesho ringana gutya, ndangije riskurikiyeho mitara yezu nyerekeza kuri uwo mugabo. Ndamubwira ngo rero Mana, uyu mugabo umwegere umuha umugisha. Ntabwo namuvuze ngo akizwa, umuha umugisha. Burya nushaka gusengera umuntu umusabira agakiza ujye ugashyira inyuma. Umuha umugisha, ibyo akora byose ubigire byiza, mu rugo rwahabonera amahoro, ibimunaniye byose umutabare, abana bo bazamure. Ariko umuha umugisha usumba indi migisha yose, umuhe n'agakiza kumenya gukunde, kugira ngo azarugwe ubugingo bw'iteka. Narangije mbona umugabo arambwira ngo ariko ngo uri umupasitori. Ntoya, ariko ukuntu usenga ngo numvaga najya nza gusengera iwawe ntibyihorere. Ariko ibyo ari byo byose, hari abantu bazi yuko agakiza ari kill joy, ari ibintu byo kwica umunezero w'abantu. Na hano ndetse igihe twigaga ibyahishuwe mu gice cya 11 muribuka, hari ahantu bavuga ngo abahamya babiri baravuga ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, ibyo Antikristo azakora, nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa no mu mvugo y'umwuka,
ariho umwami wabo yabambwe, nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo. Uribuka ya myaka 3 n'igice hano? Imyaka 3 n'igice ya deuxième partie y'ubwami bwa Antikristo niyo bita imyaka, kuko icyumweru ni imyaka 7. Iminsi 3 n'igice icyitwa uburokore cyose cyaravuye. Ngo bazamara iminsi, ngo nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba banezerewe, bohererezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Babandi bajyaga batubuza gusinzira, batubwira ko turi abanyabyaha, batubwira ko tuzajya mu muriro. Twishime tunezerwe, twabakuyeho. Iki rero iyo ni imibereho yo mu minsi ya nyuma. Mbabariye abazaba mukiriho. Yewe ndabona iminsi igenda yicuma, burya abasaza hari aho tugera tukishimira ko dushaje. Kuko icyo gihe abavuga ubutumwa bazatotezwa bibi cyane, bicwe, kandi abanyabyaha bashimishwe nuko bababonye bapfa. Mwibuka Yesu bamubamba, abantu bose baraje nyine bakoresha umunsi mukuru bati nabambwe, batumva ko wavuze kuri Imana ngo hamanuka kuri uwo musaraba. Kandi umusogongero wabyo muzajya mugenda mubona buhoro buhoro. Icya kane kizabaho kubera uko gutotezwa. Yesu aratubwira ngo kubera ko hazaba hariho gutotezwa, umva ikizavamo, urukundo rwa benshi ruzakonja, kandi n'ibyo kwizera benshi bazabivamo. Reba Matayo 24 umurongo w'10, aravuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, rwa benshi buzakonja. Iyi ni avertisoma ikomeye. Muri iyo minsi ya nyuma, kubera ko bazaba bahiga bakijijwe, uyu muntu azajya yigura atange bene se, abaripotinga babwira ati hariya hirya kwa Jire hishisha y'abantu kandi barasenga. Ibi byabayeho mu Bushinwa, abana bagatanga ababyeyi n'ababyeyi bagatanga abana mu gihe cya komunisme. Burya ni umusogongero uko bizamera muri icyo gihe cya Antikristo. Rero ni ikintu gikomeye cyane, cyagombye no kudutera umwete wo kwiyongeranya gukundana, kuko idini dufite muri ino minsi ubona igenda ifata ibimenyetso byinshi by'iriya dini yo mu minsi ya nyuma. Barakubwira ngo abantu basigare banyamwigendaho, ngo abantu umuntu asigaye akunda abo bahuje, abandi ntabakunde. Ubona buhoro buhoro urukundo rwa benshi rugenda ruba frozen, rugenda rukonja. Kandi burya urukundo rwa benshi rutangira gukonja kubera iki? Iyo Yesu yavuyemo hagati, urukundo rwa benshi rurakonja. Reka mbere uko bikora. Reka nsipoze ko Yesu ahagaze hano ahondi. Jire uva kuri iyo nguni, wowe buhagaze aho. Christine haguruka aho ngaho uhagaze. Rosine haguruka aho uhagaze aho ngaho. Jire haguruka aho aruhora aho ngaho. Na Egide irya hariya. Ubona aba bantu ubundi bagerageje no gusuhuzanya ntibyakunda. Ngaho urambura ukuboko usuhuza umwe muri mwebwe, umukoreho gusa umuhereza intoki. Ariko nimutambuke noneho muze hano. Buri muntu wese agerageze kumfataho. Ese mvuge ko Yesu ahagaze hano, ugerageze kumfataho. Uko byagenda kose ngaho noneho nimuramukanye. Uwo washaka kuramutsa wese, iyo tugenda twegera Yesu turushaho kwegerana. Mwisubire hirya. Nimubona abantu bategeranye, mujye mumenya ngo icyambere cyavuyemo ntabwo begereye Yesu, ntabwo bahagaze munsi y'umusaraba. Hari igihe tuba duhagaze mu idini kandi tukaba turi abantu beza pe, ariko tudafite Yesu. Kuko burya Yesu we adutegeka ngo n'umutoya muri mwebwe, n'usuzuguritse muri mwebwe, n'umeze gute mu mukundi.
ariko bakatubwira ngo kubera yuko ibyo bizaba byavuyeho, urukundo rwa benshi ruzakonja. Kuko burya igisusurutsa urukundo rwacu, ikiwominga ubukristo bwacu kikabuha ubushyuhe, ni presence ya Yesu. Iyo Yesu yavuyemo, umugabo n'umugore barahararukana, muri bakaba nk'uyu na murongoye ndebaye, basigara aririmba nka ndirimbo ya Rugamba ajya kuvuga ngo nashatse umugore narutaga, ngo none arashaje njye nkibyiruka. Very interesting. Uwanjye namushatse muruta. Abagabo benshi dushaka abagore turuta. Ngo none arashaje njye ngira nte, njye nkibyiruka ubyiruka ujya. Ukabona n'umugabo araho yimangaritse, rwara abasaza bameze nkanjye, njya nseka cyane. Ukabona umusaza nkanjye ari muri ziriya nkumi, ariko se dini wamaka nimero kawe ngo uzagakoresha iki ariko tukajya ducatinga. Ergo uratangiye gucatinga n'izi nkumi, umuntu w'imyaka 50 tugiye gucatinga n'abantu bangana n'abuzukuru bawe. Iyo ni iminsi yanyu. So reka tugerageze kwihuta turangiriza igihe nubwo natangiye ntinze. Hanyuma ikindi, kubera ko idini nyakuri ishingiye kuri Kristo izaba yatakaje imbaraga, tuzayishakira ibirungo. Buryo icyo ibirungo, buryo uzarebe iyo Kristo yavuye mu itorero, abantu bashaka ibirungo, bongera imbaraga, bakongera muzika, ariko bakavuga n'ibitangaza. Rero ibitangaza ni ikirungo cyiza, ariko ibitangaza bishobora kubaho na Yesu adahari. Kuko hano baratubwira, reba Matayo 24 umurongo wa 23, ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nunda ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Burya ibitangaza bidashyira Yesu hejuru mujye mubyihorera, na Satani ashobora kubikora. None se Mose yagiye muri Egiputa akubise inkoni hasi, Farawo aramugati ibyo ni amashyengo. Hamagara abakonikoni ati namwe nimukubita inkoni hasi sha mumwereke ko tutari imbwa. Kubita inkoni hasi nazo zihinduka inzoka. Iki nkoni ya Mose yazirushije, ubuyoka bwose yarabufashe rabukuma kumishyira mu nda. Irangije Mose asubirana inkoni y'abakonikoni basigara imbokoboko. Ngo niko Imana ibigenza. Na Antikristo azaza akora ibitangaza, nyuma Yesu namanuka imbaraga ze zose azikuma kume, azimaremo, amushyire mu nyanja ya kumuriro. Buryo niko Imana ibirangiza. Ariko icyo gihe hazaduka idini ikora ibitangaza n'ibimenyetso, ariko itavuga Yesu. Karo mbabwire, nubona umuntu akubwira ati muze murebe ibitangaza atavuga Yesu, nushaka kujya ujyayo sinzakubuza, nushaka kujya ubyihorera. Ariko mbakosoreho ikintu kimwe, hari ibintu byadutse muri kino gihe ngo abahanura, ngo abakora ibitangaza ngo ntibaba ari abakristo. No, yewe nemera umwuka wera, nemera ibitangaza, kuko Yesu aracyari muzima, aracyakora. Ahubwo ikibazo mfite nuko ntabikora. Jewe nicyo kibazo mfite. Ikibazo mfite suko ibitangaza bibaho, ikibazo mfite nuko ntabikora. Jewe ni rwo rubanza mfitanye n'Imana. Jewe ni murengera guzimana bigende bite. Ni ibiki ba Paulo bari barabiguhaye ngo nanjye mbiguhe, ariko nanjye niba nkoza umushwari niba zikoza ku barwayi bakiri. Jewe ndajya kwa muganga nabasengera bagapfa, kandi nagize nkagenda nibanga nka dendo ngo mfite imbaraga. Jewe ntabwo mbyemera. Ibitangaza ndabyemera kandi ndabishaka, gusa muzamfashe gushaka ubuhanuzi buzacamo akambonera igisubizo, azazambwira ati Imana yarambwiye ngo uzajye kurara muri kamera nzovu, wenda nzajyayo, cyangwa wenda nicyo nazize sha nuko ntarajyayo. Ariko imbaraga zo mu mazi zo ntimuzazimbwire, jewe ndashaka iziva muri Yesu. Tuzagire dute? Nzazamuka umusozi? Iyo nazamutse irahagije, ntabwo nzasubirayo. Cyakora ntabwo ndarara mu ishyamba ngo ndare mu misozi wenda. Ibyo ari byose nzi neza ko ntabwo Yesu aba mu ishyamba hamwe n'imbogo, azansanga mu rusengero. Abajya mu butayu simbaga yagiye. Buriya mu bintu bibaho, ibintu byo gukritika abandi ntabwo ari umuco wanjye. Niba ugenda ukabonera Yesu mu butayu, genda kubwira nti
bon voyage. Niba uhagarara mu isumo mu mazi ukararamo, Imana izakurinda ipoterimi gusa ntuzicwe n'imbeho. Ubundi cyakora icyo ngusaba ni kimwe, nuzana imbaraga uzazitwereke, sibyo? Nuzana imbaraga, yewe nshaka imbaraga zifatika, uzuka ukabwiriza ubutumwa nkabona abantu bakijijwe. Utambwira ngo yewe naraye mu mazi, waraye mu mazi havamo iki? Ngo umuntu yarasenze twikubita hasi, hanyuma se mumaze kwikubita hasi nunyereye aragwereka. Yewe nshaka ibintu bifatika. Amakinamico iyo umuntu ashaje aba yarayavuyemo. Imyaka ngezemo nta gihe mfite cyo guta ndi mu makinamico. Yewe ndashaka ibintu bifatika. Asengera abarwayi nkababona bakize, asengera ingumba nkazibona zabyaye, abwiriza ubutumwa nkabona abantu bakijijwe bavuga Yesu. Atari babandi bafana ba Rutayisire gusa ngo ngiye nkunda Pastor Antoine. Fine, yewe ndashaka ko ukunda Yesu, hanyuma ukambwira ko ari yewe ukunda. Yewe nimushaka kunezeza, nimuzambwire ngo turagukunda, mujye mumbwira yuko mwanyumvise mugakunda Yesu. Sibyo byiza? Naho abafana nk'abo umupira. Wari prime minister w'Abongereza yitwaga Churchill mu ntambara ya kabiri y'isi, kubera ko yarwanye na Hitler kabisa. Hitler akavuga ati kariya gahugu kameze nk'isake, muzarebe Ubwongereza uko buteye nk'inkoko, hejuru ni gatoya hasi ni kinini. Ati kariya gahugu kameze nk'isake, ati tuzagafata tukanige. Noneho Churchill akora discours avuga ngo abajenero ba Hitler baramubeshye ngo iriya sake bagiye kuyiniga, ngo bagiye kubona isake ngo samukoko, ngo tuzamurwaniriza ku butaka, tumurwanirize mu kirere, tumurwanirize mu nyanja, kandi tuzamutsinda. Iteka ryose yakoraga speech agize gutya, kandi baramutsinze. Noneho bamaze kumutsinda, abantu bamukomera amashyi, abantu baramukunda, abantu baramuvuga. Yewe umuntu mwaramubwira ati ariko buriya Churchill yubona abantu kabisa bagukunze kuriya, bakwishimiye, wumva umeze ute? Ati abantu ntukabishinge, ati buriya babwiye ko ejo bazamanika ku musaraba baza kundeba mfu. Abantu barahinduka. Ahubwo nimunyemerere tuvuge Yesu. Nujya gusenga kamira nzovu cyangwa ukajya mu giti nk'icyo nabonye bamwe binjiragamo, cyangwa ukajya mu isumo, cyangwa ukajya mu buvumo bw'imusho, aho uzajya hose yewe I don't mind, nta kibazo mfitemo. Gusa uzitonde polisi ntizagufunge. Nuvayo uzanyereke ko ari imbaraga wazanye zavure, zitari zo kumbwira ngo waraye ijoro mu mugezi. Ibyo kurara mu mugezi, ingona niyo yaba ifite umwuka kukurusha kuko yituramo. Yewe nzanira imbaraga uzinyereke, umbwire mwumva naraye mu mugezi, ibyaha nari mfite byamvuyeho. Urara mu mugezi ukagaruka ukabakaba abakobwa ngo waraye mu mugezi, uzi ibyaha bibera hariya mu ntuza? Oya, byo mu bindinde rwose tubyumvikaneho. So umuntu w'Imana azakora iki cyangwa mu gihe nk'icyo yakora iki? Icya mbere Yesu atubwira, aratubwira ngo mube maso, sibyo? Murebe Matayo 24 umurongo wa 42 kugeza 44. Waratubwira ati rero mwitonde mube maso, kuko bantu b'Imana mube maso, nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyo abanyurugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Icya kabiri adusaba gukomeza kuvuga ubutumwa, nubwo bizaba bimeze bityo. Aravuga ati uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubwo butumwa bugomba kubwirizwa hari mu mahanga yose kugeza kuri uwo munsi. Icya gatatu, gukomeza gukunda abantu b'Imana, tugakundana. Igihe urukundo rwa benshi ruzaba rwakonje, sibyo? Igihe urukundo ruzaba rutangiye gukonja, twe twongere gukundana. Muri ino minsi twongere gukundana. Ngiye njya mbibabwira hano, kimwe mu bintu rwose numva kizanezeza ninjya mu kiruhuko cy'izabukuru, uko nzajya nsura abantu nkabona umwanya wo kubakunda. Naho ubundi nirirwa mu bintu, niruka nkubita hirya nkubita hino, hanyuma umwanya wo gukundana ukaba muke. Rero mu kiruhuko cy'izabukuru nicyo nzakora. Aho ntakunze muri kino gihe muzanyegera icyo gihe, uzajya umpamagara gusa umbwira uti ko nagushakaga, nzakubwira aho mperereye, hanyuma dukundane, sibyo? Hanyuma icyanyuma gukomeza mu murongo w'ijambo ry'Imana.
kuko icyo gihe uko bazagenda barirwanya, kandi murabona no muri no minsi abantu benshi baragenda barivaho barigoreka, twebwe duhamagarirwa gukomeza umurongo w'ijambo ry'Imana. Hasigaye Imana ibaha umugisha, amasezerano yayo no kuyasohoza izayasohoza ku bwacu. Tuvuge ngo amen. Hanyuma dusenge Imana. Ariko kuri uyu mugoroba ndagira ngo ngusabe, biriya byose tumaze kwiga by'urukundo rwa benshi ruzakonja, ko akajagari kazaza kuko abantu bazaba bavuye kuri Yesu, ko abantu bazaba bakora ibyaha kandi bafite ishusho y'idini, nino minsi biragaragara. Ahubwo uyu ni wo munsi wo kubahamagarira kwihana, kuko iriya dini y'uruvangavange mu bintu bitera Imana iseseme, ntabwo ari igihe ukoresheje iryo jambo. Imana ndavuga ngo ntushyushye ntunakonje, urakaza uyazi, ngiye kukuruka. Iriya dini mu bintu bibaho Imana yanga idini y'akazu yazi. Ahandi muri Yesaya iravuga ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha sinkwishimira. So umuntu wicayemo hano, reka iriya dini, reka rige tuvuga ngo idini yo mu gihe cya Antikristo, kandi wowe uyirimo muri kino gihe ataranaza, ukabubaho nk'uko bazabaho icyo gihe, ukabuvanga ibyaha ugaragaza kwera ariko ugenda usayisha mu byaha. Uyu ni umunsi wo kwihana, uyu ni umunsi wo guhinduka. Kandi ikindi gikomeye kuruta ibindi byose, niba mu minsi ya nyuma icya mbere bazabanza kuvanamo ari umusaraba wa Yesu n'izina rya Yesu, uyu ni umunsi wo gufata Yesu tukamukomeza. Amen. Niba rero wicayemo hano uyu munsi nawe uri muri abo bavangavanga, menya ngo iyo dini ufite uyu munsi niyo izaranga ibihe bya nyuma, kandi niyo Yesu azakuraho. Niba urimo uyu munsi utanavangavanga ariko udafite Yesu, itegure ko ubwo buri hafi kuvangavanga. Ikitubuza kujya mu byaha ni ukumenya Yesu, kandi ikitubuza kujya mu byaha ni ukumenya ko Yesu aho wajya hose, niyo wakwihisha munsi y'isi, amaso yarakureba. Iyo ukunda Yesu biragufasha, nanjye biramfasha cyane, kuko mba nzi ngo aho nzajya hose, icya mbere sinzajya mu byaha kuko Yesu arandeba, icya kabiri sinzabura kuko baza aho mperereye, icya gatatu sinzabura inama ze kuko mba hafi. Uwo ni umugisha w'abantu b'Imana. Kadusenge Imana. Ariko niba urimo uyu munsi niba wumvise Imana ivugana n'umutima wawe, ni umunsi wawe kwihana, ni umunsi wawe kwishyira ku murongo. Turagushimye Mwami Mana yacu, ijambo ryawe riratubwira ngo nta kidufitiye umumaro wigeze wikinga kutumenyesha. Nubwo bizamera kuriya mu minsi ya nyuma, abantu bakaba ibigandi bakava mu mategeko, abantu bakikunda aho gukundana, abantu bagakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, abantu bakajya mu kajagari kuko bakuyeho amategeko. We muri no minsi duhamagara kugenda nk'abakiranutsi. Ndasengera buri muntu wese uri hano ngo tugenderere, uduhe kwirondora, uduhe kwimenya uko turi, duhe kugenda nk'abakiranutsi b'ukuri. Reka imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri iri teraniro, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi imbaraga zawe zikorere muri twe. Ijambo ryawe ritubwira ko mu minsi ya nyuma hazaza abantu bakora ibitangaza n'ibimenyetso, bagaragara nk'abana b'Imana ariko mo imbere bameze nk'amasegaryana. Turasenga ngo uturinde twe kuzaba muri abo ngabo, ariko nanone uturinde n'imikaka yabo. Ubane natwe, tugirire neza, ukomeze kutuyobora, ukomeze kudufasha. Izina ryawe rishyirwe hejuru, uhabwe icyubahiro, natwe duhabwe umugisha kandi tuwuhesha abandi.